ngo utagera ibwami abeshwa byinshi. Yego. Nago twebwe tuba tuzi ko amafaranga bayakura mu mirimo ivunanye, nago tuba tuzi ahantu bayakura, nituzi n'ingano gusa kumva idolari. Ucyumva ngo umuntu yuriye indege, natwe tureke no kuvuga n'abandi bantu. Urumva yakize byarangiye. Muri rusange hano muri Afrika iyo umuntu yuriye indege by'umwihariko agiye Burayi, agiye hehe, twumva ko yakize. Hanyuma rero buriya umuco wo gusaba wo ahantu turuka, nshobora kuvuga cyangwa se icyo kintu ukuntu cyagiye gitera, no kuvuga ngo aba diaspora nabo babigiramo uruhare. Uti guti akirambagiza umukobwa, ubwo ngiye kuri kote y'igitsina gore, akirambagiza umukobwa atangira kumusezeranya ibintu byinshi, atangira kumwereka ubuzima wenda bw'ibishushanyo runaka, akamwereka ko araba mu nzu nziza, ubuzima bwe bwose buroroshye, ni bwiza cyane. Nawe uri umukobwa cyangwa se uri igitsina gore, umuntu akaba ari kukurambagiza kuko tuzwiho kumva ko tugomba guteta pe, icyo cyo niko turemetse, sibyo? Hanyuma umuntu yakweretse ko ari mu buzima bwiza, wumva ari wowe wasigaye, sibyo? Hanyuma ugatangira kwibaza, uyu mukunzi utarimo kumfasha ndi muri Afrika, zino mu ruho muri Afrika, nkaba ndeba we yarageze yajya kuko baba bari mu mashuka y'umweru, babifotoza bari mu neje harya kuri neje, bari kuri neje kurubura, bagiye koga. Bwa buzima nyine twebwe hano ujya kugeraho wavunitse, nyine warushye, wavuye mu cyaro wananiwe, abacyurira indege akigerayo ukabona nibyo yiberamo. Hanyuma wowe uwo muntu kumusaba ntago ari ikibazo, ahubwo wasabye ndi. Tubahaye ikaze hano kuri Smartness Mahwi TV. Uyu munsi rero ntago bisanzwe, twabazaniye umutumirwa. Reka ntago mvuga izina rye, buriya umuntu mukuru arivuga, reka banza twibwire. Yani Twambabazi Betty, abantu benshi banzi ku iya mbere Empire, ni channel yanjye, ubwo iyo nivuza amazina ntago yo nyisiga. Yego rwose. So nkaba ndi umumama ndubatse. Murakoze. Ufite abana bangahe harya? Niba atari ibanga harya kubibwira abantu ntago byemewe. Abana ngira benshi. Nta kibazo. Na mama buri uvuga ko afite umwana umwe, babiri, batatu, ntago baza mu mibare. Hano hose ugeze urarira. Nta kibazo cyo kubaza, buriya ngira ngo batumirwa babumva ko dusanzwe twiganira hano kuri Smartness Mahwi TV. Uyu munsi rero umutumirwa hari ikiganiro tugira ngo atuganire, tumubaze kubijyanye no gusaba amafaranga muri rusange. Hari ikintu cyateye wavugana n'umuntu wo hanze akakubwira ati abanyafrika bene wacu, abanyafrika mwene wacu barandambiye, uko tuvuganye telefone yose abacakaho amafaranga, buri wese ku buryo nanga kumwitaba kubera nta kindi kiganiro, mbere na mbere n'amafaranga. Mbabazi ibyo bintu waba ubiziho, n'ubwa mbere waba ubyumvishe? Ese icyo kintu cyuko abanyafrika igihe cyose kwavuganye n'umuntu uba hanze mu diaspora ari ukumusaba amafaranga, ubifata ute? Wagira icyo ubwira abatwumva hano kuri Smartness Mahwi TV? Aho nshobora gutangira nshaka gusubiza, ariko nanone mbaza uburyo tuzi abantu basaba amafaranga ba diaspora. Hari abayasaba ari igitsina gore, hari n'abayasaba ari abasore. Ese ni muri rusange cyangwa ni ukuba ubwo buryo bwombi burimo? Bwombi urabutubwira. Yaba abasore, yaba abakobwa, yaba umuntu wese uri muri Afrika kumva ko ifoto ya mbere arabona mu diaspora ari ukumusaba amafaranga. Icyo ukuntu ushobora gutangira ngisubiza, ni ukuvuga ngo uwo muco ukuntu wateye cyangwa se n'ahantu wagiye uturuka, ni uko iyo abantu bagiye hanze cyangwa se niyo wumvise umuntu uri hanze, kubera ko burya ngo baravuga ngo utagera ibwami abeshwa byinshi. Yego. Nago twebwe tuba tuzi ko amafaranga bayakura mu mirimo ivunanye, nago tuba tuzi ahantu bayakura, nituzi n'ingano gusa kumva idolari. Ucyumva ngo umuntu yuriye indege, natwe tureke no kuvuga n'abandi bantu. Urumva yakize byarangiye. Muri rusange hano muri Afrika iyo umuntu yuriye indege by'umwihariko agiye Burayi, agiye hehe, twumva ko yakize. Hanyuma rero buriya umuco wo gusaba wo ahantu turuka, nshobora kuvuga cyangwa se icyo kintu ukuntu cyagiye gitera, no kuvuga ngo aba diaspora nabo babigiramo uruhare. Uti guti akirambagiza umukobwa, ubwo ngiye kuri kote y'igitsina gore, akirambagiza umukobwa atangira kumusezeranya ibintu byinshi, atangira kumwereka ubuzima wenda bw'ibishushanyo runaka, akamwereka ko araba mu nzu nziza, ubuzima bwe bwose buroroshye, ni bwiza cyane. Nawe uri umukobwa cyangwa se uri igitsina gore, umuntu akaba ari kukurambagiza kuko tuzwiho kumva ko tugomba guteta pe, icyo cyo niko turemetse, sibyo? Hanyuma umuntu yakweretse ko ari mu buzima bwiza, wumva ari wowe wasigaye, sibyo? Hanyuma ugatangira kwibaza, uyu mukunzi
utarimo kumfasha ndi muri Afrika zino mu ruho muri Afrika nkaba ndeba we yarageze yajya kuko baba bari mu mashuka y'umweru babifotoza bari mu neje harya kuri neje bari kuri neje kurubura bagiye koga bwa buzima nyine twebwe hano ujya kugeraho wavunitse nyine warushye wavuye mu cyaro wananiwe abacyurira indege akigerayo ukabona nibyo yiberamo hanyuma wowe uwo muntu kumusaba ntago ari ikibazo ahubwo wasabye ndi niba uri papa nkagusaba nta kibazo cyuko nasabye papa unyumve neza njya numva abana bivuga ngo abana b'abakobwa ngo barasaba suko badafite amaboko abana b'abakobwa basanzwe bakora nibaburara bararya ariko kubera ubuzima wamweretse n'ibintu byinshi wamusezeranyije urumva nimuhwe wagiye umugirira zidafite 12 yo ubu ngubu uhembwa 80 uhembwa 100 atekereza ko ukwiye kumufasha ahubwo akava muri iyo nzira noneho rero kuko nta mwana Bibiliya avuga ngo ntukizere umwana w'umuntu n'uwizera umwana w'umuntu avumwe iyo akwizeye kabiri akagusaba akakwizera gatatu akagusaba bitangira guhinduka umuco wo gusabiriza kandi mu by'ukuri wowe wagiye ubimuha nta tegeko ririmo ahubwo ari nawe wagiye ufata iya mbere yo kumwereka ko arababaje n'uwo gufashwa none nawe atangiye kugusaba ko atangiye kugutura ibibazo byose yakubonyemo ububyeyi yakubonyemo umugabo yakubonyemo umufiance ugatangira kumva inshingano zikurenze ukavuga ngo arasabiriza uri kumva icyo kintu ntago ari umuco wo gusabiriza abantu bajye bumva iki kintu bagitandukanye ntago ari umuco wo gusabiriza nukuba abantu hari ukuntu tube expectinga cyangwa se tubabona nk'abantu bageze iyo bajya hanyuma umuntu yatangira wanamubona nawe ukamutera inuzi muwe hanyuma yagufasha kabiri namwe rubyiruko mu byumvireho umuntu ntakagukure mu kazi k'ibihumbi 20 k'ibihumbi 80 kubw'impuhwe yakugiriye ntago ari business agushingiye hari nabo bakura mu kazi bakirirwa baryamye muri ghetto bakabatungiramo ntago ari business abagushingiye nta kintu na kimwe izo muhwa bakugiriye mu mezi 5 iyo zishize haduka umuco wo kuvuga ngo nugusabiriza so niba umuntu agufashije gerageza ugume no mu kazi kawe gerageza wirwaneho cyangwa gushorere yes cyangwa se anagushorere ku buryo utazongera ejo kumusaba kuko gusaba biravuna gusaba biravuna kandi ikindi ni n'umuco mubi sibyo nkuko bavuze ngo ngaba diaspora barabyinubira nta muntu utabyinubira niba umuntu agufashije kabiri akagufasha gatatu gerageza inshuro ya kane iba ari yo kugufasha bwa nyuma na mbere kwikura muri ubwo bukene urimo kugira ngo utarambirana cyangwa se utaguma muri ubwo buryo ejo yanakugeza hanze mwana abana mugahita mutandukana kubera ko ugihumva wanamusaba none kandi nawe ahakura wahageze urimo urahabona ariko kubera ko amenyereye gutungwa wamenyereye kugaburirwa amenyereye gusaba ukaguma n'ubundi umusaba kandi muri kumwe mu nzu byiza cyane ngira ngo mwamwumvishe Mbabazi ku ya mbere impa yamuze gutera y'akajisho agira ibiganiro byiza cyane ariko mwabyumviye yuko akenshi biraturuka kuko uburyo urimo kumufashamo biraterwa nuko wamwiyeretse usibye ko buriya gufasha kwiza umuntu nugutuma nawe abasha kwizamura ntago ari ukumuha ngo ibyo umuhaye bishire ejo bizongere bishire bityo ariko se uruhande rw'abakobwa warutinzeho hari n'abandi baba baraho ku buryo atanagusaba byibuze ngo ncorera uyu mushinga runaka nakora salo se mfasha dukore salo do coiffure ngurira moto se ntwange mu muhanda ntayikwake ahubwo rimwe na rimwe agasaba nabi bigatuma bamwinuba abo ngabo bo kimwe nuko harimo n'abasuzugura akazi turabizi ko mu bihugu byo hanze cyane mu Burayi muri Amerika hari abakora utuzi tubiri akagira amakontra abiri akava ku kazi saa 8 yava ku kazi kamwe agaba afite kontra handi akajya ku kandi kazi agakora akiyuha akuye urumva amafaranga y'umudiaspora nawe aba yayavunikiye ayo mafaranga yavunikiye rero wowe ukirirwa ureba televiziyo hari ibintu biriho byo kureba amafilime amaseri amasizoni yes amasizoni ukava ku kazi ukaba udashobora no gukora akazi k'ibihumbi 50 kuko utabyemera ukajya kwirebera season ahubwo ukumva ko izo 50 aho kuzikorera urazisaba ibyo byubyumva ute iriki wabwira abadukurikiye ikintu ndimo gutekereza bura abantu batwumve neza ntago ikibazo ari ugusaba ikibazo si no gutanga ikibazo si umusore wagusabye ikibazo si umukobwa gusabye cyangwa umumama ikibazo usabye ufite ubuhe bwenge cyangwa ufite iyihe ntego hari nk'umuntu usaba agasaba telefone iyo telefone ntazayikoresha imubyarira undi musaruro iyo telefone ntazayikoresha igira ikindi kintu mu marira si umukameramani wenda ngazagenda ajya fotora abantu ayikoreshe editinga cyangwa koreho n'ibindi bintu bimwinjiriza urumva arasabye ariko asabye nabi hari n'undi muntu usaba agasaba ibiryo
guys iki kintu mucyumve neza, ibiryo inda nta munsi itarya, ni nko gusaba umuriro ngo muncagingire, n'ubundi mu isaha imwe bitewe na telefone yawe ubwo birajyana n'inda, niba inda yawe ukunda kurya cyane ibiryo urabirya mu kwezi kumwe bibe birashize. Ni byiza ko ugomba kubaho ubizi neza kandi mwandika iki kintu yuko nta muntu wakwihanganira utagira icyo ukora. Iyo point irahagije. Niba uri umusore, niba uri umumama, niba uri umukobwa, ikibazo si ugusaba, yego, ahubwo wasabye ufite iyihe ntego. Hari ugusaba ko kwikura mu bukene, ugahita ako kanya ugenda ukajya kurangura inyanya Nyabugogo, ukagura firigo, ugashaka agaseta ahantu, niba umuntu afite butike ukamwegera ukavuga uti yenda wa mu diaspora azajya afasha kwishyura inzu, ni musaza wanjye, ni mukuru wanjye, ariko noneho nanjye kwigaburira, kuko inda niyo mbi. Iyo utabasha guhaza inda yawe ufite ikibazo gikomeye cyane, kuko inda iragusaba buri munota. Byara Nyabugogo, shaka 600, umubwira uti ndashaka 600, yasabire rimwe pe, ndashaka 600. Hanyuma ugenda usaba iseta, umuntu ufite butike ntago yakwimana, utereka firigo, ushyiremo imbuto, ushyiremo imboga, umubwira uti ngezajya ncuruza ibi byonyine. Ubona ahantu wirirwa wicaye urimo kuhakura 1000 uhakura 2. Wa mu diaspora basi akwishyurira inzu cyangwa se nagufasha aho byakunaniye byanze burundu, kuko ari hameze yo kudacuruza. Ariko nawe ubizi neza yuko utagiye kuvugana n'umuntu buri jambo mugiye kuvugana ari mpereza amafaranga, kuko nta muntu ukunda icyo kintu. Nawe usaba umuntu ahindukiye akakubwira ngo wampaye buri munsi, noneho hari n'ukuntu umuntu aba yibereye mu bibazo, wenda umuntu avuye no gushyingura yibagiwe ko afite umuntu afasha mu Rwanda, yibereye mu bibazo bye, urupfu yasize amafaranga, ibintu byinshi, yahagera ngo ubu ngubu uzi ko yagaze wanguriye nayo yarangiye. Tekereza nyine, niba utarirwanyeho ngo ufite akantu kakwinjiza amafaranga ku ruhande katari wa muntu, icyo gihe uzasaba ntibizakubuza gusaba, kuko indira dutegeka. Ariko igihe uzaba ubizi neza yuko hari akantu kawe azakubwira ati mvu, uhita umira ijambo wari ugiye kuvuga, unamuhereza igihe cy'ibyumweru runaka, uvuga uti ngiye kwirwanaho kuko uyu si uwo gusaba. Hari igihe ashobora no kwibwiriza akayaguhereza. Murumva ko ikibazo ntabwo ari ugusaba, ahubwo wasabye ufite iyihe ntego. Ikibazo si no gutanga. Nawe urimo gutanga, ufasha umwana w'umukobwa uyu munsi wa none, ufasha umugore runaka muri Afrika, ufasha umusore, ufasha murumuna wawe, menya ngo uyu muntu kansabye kabiri, namubajije umushinga runaka, njyewe nkamuha amezi runaka, nkamugeza amafaranga mu ntoki, atakirwanaho nkamenya ko nta kigenda. Byiza cyane rwose. Ngira ngo murabyumva ko niba usabye, niba ufite ikibazo, birashoboka yuko nta mikorere, nta kazi ufite, cyangwa se birashoboka yuko ufite umuvandimwe hanze, ariko kumubwira buri kwezi nyohereza $100, nyohereza $100 runaka buri gihe, ahubwo mubwire wenda niba afite ubwo bushobozi bumuziho, agushorere ubone igishoro, bityo nawe ahubwo ubutaha uzamubwira uti ubu nanjye nshobora gufasha abavandimwe banjye, aho kuri buri gihe guhora umusaba. Ikindi, niba umusabye telefone, ngira ngo mwabyumvishe ko Mbabazi yabikomojeho, niba umusabye telefone, iyo telefone akagura telefone ya $2 miliyoni n'igice se, kandi n'ubundi ukwezi kwashira ukongera ukamusaba yandi mafaranga, urumva ko ni ikibazo mu by'ukuri nta n'umuntu byashimisha nawe, ndetse ahubwo birangira agusuzuguye, kubera ko umuco wo gusaba urasuzuguza. Ariko numusaba urimo kwiyubaka, ibyo ngibyo byo urumva ko ni iby'agaciro, uziyubaka, ahubwo nawe uzasigara ufasha. Hanyuma hari ikindi kintu wigeze gukomozaho, icyo kintu cyo kuvuga kwikorera hanze, abo bantu bakora utuzi tubiri, gukora cyane ibintu nk'ibyo. Hari ikibazo gihari cy'uko hari abantu bakunda kuvuga ku kazi gasuzuguritse, ubwo ndabihuza n'icyo kibazo cyo hanze kuko nicyo tukiriho. Akazi gasuzuguritse, umuntu akakubwira ati va kuri kano kazi. Kuri wowe akazi wumva kiyubashye umuntu yakora, cyangwa se agasuzuguritse umuntu atakora, nakahe, kugira ngo tubone gukomeza, ariko urwo rujijo ruvuyeho, nakahe kazi umuntu yakora agahita kareka kubera ko yabonye umuterankunga wo mu diaspora, cyangwa se iragira icyo bitubwiraho. Aho twaba twopoje ibyo nari ngira abantu inama byo kubabwira ngo ugomba gushaka icyo gukora. Hari abana benshi ngiye dukunda kuganira, by'umwihariko nkunda abana b'abakobwa, kuko nanjye ndi igitsina gore, biranambabaza iyo mbonye umuntu w'umukobwa nyine ababaye, birambabaza. Hari abana b'abakobwa njya mbwira ngo umuntu natubaha akazi k'40,000 uhembwa, ntago azakubaha kuko mwabanye. Munyumve neza, umuntu nabazi ko ugiye guhereza abakiriya serivisi, akakubwira ngo banze umvugishe, bose akakwirukana tayo nayo yaguhereza,
uwo muntu uri kukwigisha byonyine gusuzugura abakurangije, cyangwa niyo ubaha akazi kawe ngo akubaze ngo ugire uruhushya ryari, agashaka kugusohokana mu masaha y'akazi, agashaka, ntago aba yubashye icyo ukora. Kandi umuhaye imyaka 2 yo kugutunga guha ya 40, dore aho tuvugiye hano ntayo yaguha. Niyo yaguhereza, kuko cyane cyane abana b'abakobwa mujye mwitonda, hari ikintu runaka agukeneyemo wowe utarimo kureba, ariko kitarimo no kugana ahantu heza. Ubundi nta kazi gasuzuguritse kabaho, cyane ko njyewe akazi gasuzuguritse ubundi nkabonera muri income mu buryo kinjiza. Njyewe niba nkoropa nkabona 150, sibyo? Wowe ukabukora muri alimentation bakaguhemba 80. Yego, aho mise nguhereza nawe ikibazo gikomeye. Uri kumva ibyo bintu bibiri, akazi kwiyubashye n'agasuzuguritse arakaye. Ongera unsubiremo gatoya. Njye ndimo ndakoropa ndinjiza 5. Yego. Inote yanjye 5 ku munsi bayinjiye. Yego. Undi ari muri alimentation yicaye muri office. Yego. Ari guhembwa 80. Yego. Akazi kwiyubashye n'agasuzuguritse n'akahe? Akazi akiyubashye nakaguhemba menshi. Ntago ariko rero abantu bo hanze babibona. Ibyo ni ibintu bibonwa n'abantu bakora ubucuruzi, niyo mpamvu bashije kugisubiza. Ni ukuvuga ngo hari ukuntu ugenda ukazana uruganda ukicaramo nka boss ukanaruyobora, warashoye miliyoni 20, miliyoni 30, umukozi ugukorera yarakize kukurusha. Wowe uriyubashye, byo twitanga akazi gakomeye, undi ari gukora akanabona amatipo hasi. Yego. Abakuyoboye mu buryo wowe utazi, kubera ko ejo rwa ruganda rwawe ahubwo barimo kwiga uko urukora, ejo yarugiye marana gukoresha irege nabi. Erega ugira ibiganiro bifite impanuro, nyirango abantu babyumvishe. Murumva ko Mbabazi mu by'ukuri afite ibiganiro, ijambo ryose avuze arasa ku ngingo ya, umumva ko ni umujyanama mwiza. By'umwihariko abantu b'urubyiruko mujye mukurikira Mbabazi cyane, kuko murumva ko kuba namutumiye umunsi ngo abaganirire ni iby'agaciro, kuko ibiganiro bye byose birimo impanuro, birimo inama. Yewe aba diaspora bari bwumve iki kiganiro, niba ufite umuntu ugusaba amafaranga, aho kugira ngo umuhe ibyaryo umunsi umwe akamara, gerageza umuganize. Niba ari umufuka w'amakara umwe wonyine ushobora kumubera igishoro, niba ari ikintu cyaricyo cyose yabasha gukora, ave mu rugo ye kwirirwa ryamye agikore, ahubwo ubutaha akubwira ati mfite aho nigejeje, ubu noneho na wa muvandimwe wundi twasize nawe nshobora kumufasha mu gihe yaba yagize ikibazo. Tukiraho ikintu nshobora kuvuga, wenda tunimo tunagana ku musozo, ni ukuvuga ngo mu ncamake ibintu byose tuganiye kugira ngo duhe umurongo abantu badukurikiye. Yego. Niba ufite umuntu ugufasha ari hanze, jya ugira isoni zo kumusaba kabiri utaramubwira ikintu cy'ingenzi cyaguhindurira ubuzima. Wakora wenda yange kukigufasha ariko arakimubwiye, kuko hari n'aba diaspora baba bashaka inyungu runaka, akaba yarateguye miliyoni agenda apfura ahereza umwana muri Afrika, ariko ashaka kuza ngo babyarane, ariko adashaka kugira ikindi kintu amufasha. Hari n'aba diaspora badashaka gufasha, kandi nabo bari mu barirwa bavuga ngo barabasaba. Teri ya mbere, intambwe ya mbere umubwira uti mfasha mpindura ubuzima, nabyanga mukomeze mwibereho gutyo nta kundi. Nawe mu diaspora gira isoni zo kuba uteretana n'umukobwa wirirwa umuryamishije muri ghetto, cyangwa kubwa ngo nta kazi arabona, ngo yaraprayinze ngo nta kazi, utamufasha kumugira inama kandi witegura ko kubera umugore. Nave mu rugo akora ejo naba umugore wawe cyangwa naba mushiki wawe wirirwa usabiriza, kandi warigeze kumutakazaho miliyoni zo kumugurira ibijumba n'ibitoki umurinda gusabiriza no gusambana no gukora ibindi bintu, umenye neza yuko nawe ntago ubusigaye. So aho rero nahasoza mvuga nti ikibazo si mu diaspora uri hanze, kuko no mu Rwanda hari nabo birirwa basaba. Yego rwose. No mu Rwanda barabasaba, urebye nabi na murumuna wawe yagusaba utaramufashije kumugira inama cyangwa kumuhindura ubuzima. Niba uzamutse zamukana n'umuntu ukunda, muzamure mukure mu buzima umuhindurira ubundi. Sibyo? Hanyuma nawe urimo gusaba, gira isoni zo gusaba umwaka wa mbere wa kabiri wa gatatu, bigutera umujinya uhaguruke, kuko buriya hari umuhanzi wigeze kuririmba aravuga ngo ikintu kitakwishe buriya kigutera gukomera. Niba nawe uzi kusabirije ukaba utarabipfiriyemo, gerageza urakare ufate umwanzuro ujye gushaka amafaranga yawe. Hanyuma icyo kintu kindi twari tuganiyeho cyo kuvuga ngo akazi kiyubashye, dia ntago akazi kiyubashye ari ibiro. Ibiro niba ubishaka uzafata 120 uzagenda ugura intebe hari mu mujyi, ugure imeza y'300 ubitereke iwawe ubyicaremo. Ibiro niba ari byo mushaka, ibyo nibyo rwose. Abanyarwanda benshi cyangwa se abantu benshi muri Afrika bishyizemo ngo akazi kiyubashye no gutera ipasi, ukambara ishati nziza. Ibyo no kuba smart, nta n'umuntu ntabyifuriza. Ba smart ariko wirebera akazi k'umuntu mu ma office
ntago amafaranga abantu benshi bakize nta n'ama office bafite niyo bayafite abayicayemo abandi bantu ntago bayicayemo sibyo. Hanyuma rero dushaka ukuntu dukora akazi kandi ntugaseka akazi k'umuntu ngo ugere naho ukamukuramo akazi kiyuba kubera ikofi mu mufukanye niba harimo kujyamo 400 wowe uhembwa 150 ngo uri muri office nta hantu duhuriye twiga gushaka ibintu biduhereza amafaranga tubeho apana kubaho inyuma cyangwa se kugaragara nk'abakire ariko imbere dukennye nta kintu dufite. Yego rwose Mbabazi urakoze cyane ngira ngo umutumirwa w'uyu munsi akorera afite channel yitwa Iyambere Empire muraza kumusura murebe ibindi biganiro agenda bategurira kandi uyu munsi murazamura gatuki mukore kuri like mukore share mugire inama abanyarwanda mugire inama isi ni zo mbaraga nziza zo kubaka dukurikire amacano dukurikira ibiganiro nk'ibi ngibi byubaka umunyarwanda muri rusange. Mwakoze cyane rero reka dushimire by'umwihariko umutumirwa wacu Mbabazi mwakoze cyane nitongera kubatumira nizera ko muzitabira mukaganiriza abakurikira Smartness Mahwi TV. Oya nta kibazo cyane ko nta cyakibi. Okay mwakoze cyane. Murakoze namwe.